ko mbona warize wabaye iki? Nari nsereye na vi. Vi? Mwapfuye iki? Karaje ngo mbyutse ngo ntinze ibintu byinshi. Akura nenera mwiyamye ku bana banje ahora batoteza. Yakubwiraga kubyuka se ngo ugiye? Ndabizi se abazanye igiti abankubiseje. Ako mama tutuzanye twizanye no kumbuye. Mama nabize papa dukoreye. Bakoreye ibiki? Uzi amazi yanjye yabaye bisaraga yadupfukamishe na cya giti yabitse. Mwakoze iki? Ngo twaryamire. Akanakumira. Ntabwo uramugana wumvise kungubitira abana. Ari hehe se ahubwo? Ari amunzi. Buretse naranyira turabonana. Cyo kije kandi tugisubiza mu nzu. Abanza azambira ukuntu n'amazi. Urajya kuvoma mu kanya ibintu bimaze gukemuka. Namubuje kumubitira abana azi ko n'igisa kiryana. Reka ubyaye ikibazo arakiriga atagomba kwihangana nakajya nkorera ku bana. Abana kubakubita nagomba kwitanda abahana. Oya hari ukurenza urugero. Urafata umwana ukamupfukamisha amavu akamera gutya. None se nkubaze umwana bamurinda inzara ntabwo murinda umurimo. Oya ndabyumva. Umwana utamutoza uburere akiri muto ejo hazaza bizagenda bite? Oya uko mama areba kino urarengera reba iki. Ntabwo ari ukurengera. Aho ava gutongera. Oya utongera rwose. Wanamukubise namahirwe ahubwo. Urarengera. Ya musaza we sinamubwiye ngaje kwiga ntibyamunaniye. Byaramunaniye ariko nyine no sabize bose niko babonye akazi. Kubera wowe kandi uburere bw'abana bawe we n'abana bawe ejo hazaza muzabyicuza. Oya ntabwo tuzabyicuza. Asibiye kange mu ishuri. Nisho asibiye kangahe? None se nimba ataragize ubwenge bizire. Amafanisho nayi iki? Aragerageza buzageraho bize. Aragerageza. Kuva umwaka wa mbere arasibiye. Asibiye mu mwaka wa mbere kabiri. Mu wa kabiri nguko nguko. Ayo mafaranga akori apfiki. Oya ubwenge buzageraho buze ariko nawe ararenze. Umva sheri wanje. Oya. Muri Kigali ntaho bahinga. Kigali bahinga he mu mutwe hano. Umusaza kwiga byara munaniye. Nose nawe ntukabangamira abana rwose. Nibyo buno uburenganzira bw'abana. No kudakora imirimo. Oya imirimo no kuvoma reba hano no kuvoma reba. Nose si yaragiye. Reba inzu. Si yaragiye. Wino. Witangira kumwana. Oya ntabwo byemera ntabwo fata ibyo kuvoma. Amubitse umwana. No. Ya kuva cyangwa mwemba kwite. Musoke no. Oya. Oya ntabwo. Mwese mugende ntoreba. Ndashaka kumenya hagati yanjye nawe. Ayo buno buringanire. Ubu niwe utuma abana basuzugura ubye n'uburinganire bwo kurya. Oya nanone oya nawe urarenze. None yimanje kuyivomera. Njya kuyivomera. Oya nose si yaragiye kuvoma. None amazi ari he? Arajageyo. Ryari? Ngiye kugenda. Nkuje kujya kwa Petro afite ubukwe. Bampumagaye. Ngiye kugenda. Ndakaraba iki? Bose papa ntabwo twajya kuvoma. Nabwo ujya kuva ryari? Oya ihangane yagiye kuvoma. Wise mama wawe. Ntabwo ujya kuyazana. Jeno ko mfata ibido njye kuyizanira. Oya njye kuyizanira. Oya. Reka njye kwa Silvia njye kuyizanira je none. Ariko none. Umana yanjye. Ishitani niba yabateye koko. Ubuko ko umuntu azabigira. Umana yanjye. Nabana mwe namwe rero nubwo mbarengera. Namurakabije. Ubabyuke kare kajya kuvoma. None mufite amashekani mujye kuzana amazi. Mugire vuba. Murabona kuruma mutumye kwanya njya gusaba amazi bikanje. Icupa fata injerekani. Nanjye mutangiye kunsuzugura mba ndi kubarengera ngo bo kubakubita. Mwagiye murema. Nako wowe birahindutse fatisha imbabura duteke. Gira vuba vuba. Nasoni. Umva ni mutisubiraho. Nanjye muraje mu mbona.
kumagaritse urashaka iki? Kumagaritse urashaka iki we? Nyine wamfasha. Ntacyo mbwira ngo ufashe. Ufite telefone? Si ngiyi ndayifite. Iyo ni telefone se? Ni telefone. Yego mana. Iyi ni telefone. Reka ndebe. Oya gukora ntabwo byemewe. Iyi ntabwo ari Bibiliya. Kandebe. Ni telefone akira rero. Yego mana data wa twese uri. Iyi ni telefone. Telefone. Wambare nkakoraho nkareba. Akira kora. Ira telefone se? Uri umuturage. Cyangwa iyi ni Bibiliya? Uri umuturage. Ni telefone we? Ni telefone. Telefone waruzi ko ibimeze ute? Ndabona iyi wagira ngo ni ikibibiriya. Ibimeze nk'iyi. Nk'iyi. Ubu zimeze yego sha. Menyereye yego izi nizo njya mbona. Iyi niyo telefone. None ko twagiye muri byinshi urashaka iki? None ni telefone se? Ni telefone nayo. None urashaka iki? Reka ndebe neza. Ariko yego man. Ariko twebwize wacu ntabwo zimeze gutya. Hari umukobwa uri wacu ufite telefone. Ubwo yitwa Nikuza ni inshuti yanjye. Nawe dore ngeze i Kigali. Ubu nawe nagira ngo nzamushishikarize kuza i Kigali. Hari umuntu twavuganye uretse ko mutegereje ahubwo nagiraga ngo haka nimero umamagara. Haka nimero? Nimero umamagarira uwo muntu namubuze nimba nayobye nimba ntagize ntana yaje. Nimero? Sera. Nukuri fasha dore uwo muntu yanyandikiye nimero. Arambwira ati tunuhagera tuja kureba umuntu tira telefone umuhamagara. Dore telefone yamaye. Ni wamamagariye rata. Usibahora? Ubibaho? Oya ibaho kuko ashaka umukozi cyane. Twavuganye kandi nzi ubu ugiye gukora akazi ko mu rugo. Nzi kugakora neza. Ngaho yimbwiye. Harya naha ntabwo mujya munahinga. Mujya muhinga. Ubu se wahinga muri kaburimbo? Ako rero ntabwo uzi ko wisuwe. Ariko rero cakuba nkuzi wo. Unzi hehe? Nigize kujya iwacu mvuye guhinga. Mubona ku televiziyo hari ahantu yo tuvuye guhinga duhitira tukajya kureba televiziyo. Niswa nigize kukubona kuri televiziyo. Nakubonye mu ndirimbo uri kubyina. Ntago nkwibeshyeho pe. Uwo muntu yari afite imisatsi ikaraze nk'iyo yawe. Ushobora kuba waribeshye. Oya ntabwo nibeshye. Oya ntago nibeshye pe. Hoy akasa ariko nagake. Aya hafi. Ko mbona ushaka kungenzura hose. Ngira ikikugenza nikomereze. Nyine nagiraga ngo umamagarire. Ngireze. Yego mana yanjye so wa muntu we. Wazindebese. Ndakugoye wihanga. Yego mana. Aho mamagarire we mana yanjye. Yesu wageze i Kigali mana. Yesu. Mana we. Ngiye kujya ndya amafiriti, ngiye n'inyama, ngiye kuba inzobe, ngiye kujya noga amazi. Yesu we mana yanjye. Nigwaga noga igishanga kiwacu nirwa nkuri bijumba mana. Shako mana uracubije pe. Ahubwo na aza kundeba. Yesu we ndaza kurara ndiye ibinyama. Mba ndarya inyama. Yesu we. Bamena cyacyaye bajya bita ngo nimba ari igiki. Kimwe cy'umukara. Mama iri guca amase. Chema ahita ku. Ahisa nkupa. Kikarira kose mwoka byaramo. Ibintu bikizwe n'ikira. Nzagira umugore mu gutanyumva neza. Kira abana mu rugo banze kwiga. Ibintu byo bazanye mu mwaka. Ushaka urubi we. Ndabona uyu munsi ndabona hari giye gupfa. Agiye ku reka nzengere mu rugo. Ndabona sange bitarashya nagiye kujya amazi nyasabye nta mazi abana biriwaho akuretse ndabona nabo bakangereye ariko kana kumira n'ukuri kw'Imana
abana se nta mazi bize bavoma kweli basanga ibyo kurya bihari ndaka bihari nta mazi ariko nta mpamvu yaho yego izi nta mudamu urimo kweli nta muntu urimo ndabijyamo ko cyane ushaka urubi abantu bazavoma nyine aramaze kuba neza gusa nanone iyo si turimo abantu bagikeneye kumva abagore ngo n'uburinganire n'ubumwe reka byaki nta kintu nakora gusa ariko ninjye nabo ndaza gushaka umwanzuro nta kundi sa ongera ucishirizemo we ahubwo reka nkwereke nakwereka ukundi kuntu wabigenza ukumva iyi nimero niba yanze kunyuramo nze nkwereke hari ahantu twajyana ukumva noneho tukarekura iyo nimero yacamo weho nitugende ntamakwereke twajyana ukwanjyana se njyewe tukagendana nyine nkakwereka ukuntu urabona uwo muntu ugushaka none se uwo muntu uramuzi nahita mbikora kuri telefoni nkahita mubona wagira ku buturage niba umusirimu nawe wagenda se hari ahantu ukanda muri iyi telefoni yawe bigahita birazamo ugahita ubona ngo n'ahantu atuye ata mbona ngateye ku gipangu cya kanaka cya nimero runaka ni nimero 15 tugahita tugenda tugakoma ubu wakoresheje ubwiki ubu wakoresheje ni njye ubizi icyo bita ikoranabuhanga iyi njya numva ku mateleviziyo babivuga tujyane arya ubu tujya kunsubiza inyuma uko njya numva ngo i Kigali ngo baratubura ubwo nawe waba ugiye kuntuburira ko usi envelope niyo ndatubura we harimo ibiceri byanjye 200 ukwezi bituma 200 gende tureka gusubira inyuma ndashinda kwereka harutira twapanye banza urahire uvuga ati izina ry'Imana ntago ndi umutungo n'ukuri urahire ati n'ukuri kw'Imana do wallahi ati sindi umutungo ntago ndi umutungo ubwo se ndabibwirwa n'iki zana nkwereke zana na ujya reka nitwaze kugira babone ko mvuye guha nese abantu barabona turi hano harimo ibiceri byanjye 200 njya numva ngo bagufata ngo mbirope ngi Kigali njya nambyumva abantu abakobwa bajyaga bafite Kigali bakaza iwacu mu cyaro bakazayo basa neza bakangurura i Kigali nyine ngo bajye batuburira abantu ngo bagafata ngo nka telefone ngo bakayigutuburira iriya telefone nyine bakagutuburira ngo bakaguha isabuni ugasanga muri envelope ngo bagushyiremo nanjye ibyo ngibyo barabinkoze ariko ubu namenye ubwenge ntabwo rwose ubu njye nta muntu